ubundi se karibyo nababwiraga Suramu Jama haruguru ngo ni Didi arajyasarira ba bakobwa ngo babaganga bakora hakurya iyo koko se Suramu Jama mbona bizagenda bite noneho ubwo ryibwe ngo yagize n'isoni zo kubibabwira ubu se yabahera hehe ayako Yevo bariho arabona yayigezaho hose nakuntu mwamugira inama karimwe njya mbona mugendana muri inshuti Didi rwose ibyo nawe ndabona ntazi umuhungu arifata umeze gute mu gifu mwana igifu shande foruto yego nduzuye kabisa shange na down nariye ndenza n'urugero hari nari okay icyo cyaje nese ukuryo akaryo wenyine icyo kagaze kandi wambwe ngo ifuru mbabarira umeho gato mujye muvugisha wega na mu nese ko ndi furu y'ibiryo ndi furu y'akabiswi ihangana mbabarira umekamo ngo warugoto ngo wahaze nyine mukubara ko amayo gato n'undi nimbure byose n'ingatimenye Mwega tsomo nimbure byose n'ingatimenye nta muntu uhaga koko ndabyemeye nta muntu uhaga Didi bavandimwe bangi rero ibintu mbuye na hari ibyo na higara naga mama ndaba babaganga bahana ruguru sinagiye imana ngi karabasariye nikumve ko no kubavugisha byarananiye sariye nde babaganga hari babiri se imana niyo yambabara Se Didi ko yinoki mva mbere yo kugira ikigori amukoroho gurutya mbere yo kugira ikigori amukoroho gurutya mbana vare nkuko najya mu ijoro mbere yo kugira ikigori gutusarira umuntu umuntu usa n'umuhungu n'umukobwa n'abakobwa wasariye abakobwa nzi ko wasariye abagabo n'abakobwa b'abaganga none se ubwo mumfashije uzajya kwivuza umukore utaye se bishaka hoya ahubwo umukora mwambabare ko ahubwo uzamutereta tereta ntabwo nabishobora mwana ntabwo napfa kubishobora saho rero ubwo uzamushima ngiriye inama kuntu nzabigira nawe uzajya kwivuza abadwaye umukore ho niba ibyo ushaka ari ibindi ushaka hako rihera igitekerezo afite nicyo uzirwaze oya nirwaze ako wamuganisha ngo nakwirwaza ngenda no gupfa nkagenda none akabari akose ko bakora mu bintu byo kuvura imitwe savuga ku mutwe wawe wamenetse ese Didi hora tabuga mu mutwe bazamuvura umutwe hana kuvura cyangwa uzagera uvuga ngo umutwe wawe wamenetse shawo ibyo bintu ubu bivuga useka wowe shawo ntago ari uguseka ariko wowe ndabivuga ngere kankubwire sibyo cyangire nika mbabwire ngiye kwirwaza gutyo yaravuze kwirwaza cyakora umutwe wawe ukavuga ngo wamenetsera gusuzuma ko ugasanga uri muzima akakubyo agenda kose nashaka basanga cyangwa waye fa kwamba n'amatozo twawe tuwumene reka tukumene umutwe none ugende ujya kuwumena ubwo wamena umutwe kuko kubera umukobwa reka rero tukorere ikindi kintu kitari ukuwumena ariko ese ko barabaganga bakora mu bintu by'imitwe cyangwa kuwumena ko iyo nama warize ako n'ubundi umuntu ukora mu mitwe ntiyabura ari kinda kuvura nose abahazana umuntu urebye akanga kumuvura ngo nuko atamenetse umutwe iyo nama yo kumena umutwe nyine mbaga ariyo sawa nese nirwaje bwo mutamenye umutwe bwo nako byakunda ega kumena umutwe ibyo ibyo waretse tukawumena bajya kurwana na ryari aho umufata ibintu ngahita ndusatura urutwe ukagenda ufite ibikomere tugende mwana reka tugende ubwo no gusatura umutwe hoja kirwaza ngiye kugenda niryamisha hanga mwebwe muhite rigera itagenda mwana gwino haryame itagenda bahamagare mubabwire ko mwabuze moto yo kunjyana muvuge tunarende cyane nushaka tunarwarira ako rero igitekerezo afite cyo kumena umutwe afite amagambo najya ningenga kumena umutwe cyangwa oya mwana oya kumena umutwe nta ni ikintu kitakunda ariko narwarana ari muri bigoryi mwese ubwo bamena umutwe barandwara afite to mwese ngo nabiretse oya wibire uri umugabo ngo nugera ku ntego yemeje tugende mwana nushaka kunarwara bya nyabyo tanjana ku gasima ryamese reka nkwereke no ku gasima mwindukire sa nkuhindukire waryamya kuko mana akubabajwe n'iki mwizina ry'Imana nubwo twabishyiraga muramvunye du murambura amaguru Olive katiranga n'umutwe byanyabye kwako nubundi amwarufuka mu cyaza umwana fanjye bwo hejuru mwana niba wowe tugiye mugize kunkubita cyangwa iryo buye muri jugunye ngo rubuye cyo ngo rubuye mwana jugunye ngo rubuye mugize kunkubita mu mutwe ngari igambe ibyo ngana ubwira abaganga bazi ese barazana ukanajya mu gafo ubwira wa ndi w'inzobe ubwira wa uvuge ugenda uvuga cyane uvuga ati arapfuye yarangiye mubwira ko afite n'intu cyangwa ubabwire ngo babuze moto yo kumujyana kwa muganga urumva uzubazanye akuri seri
Rukangariye mwana rukangariye Bagisiga nyumye muri iki kigo nanjye barasanga ndimo Olivier tubungubwo wagira cyangwa tushaka ikinyomoro tugushyiraho ubone ko ari amaraso oya icyo tugiye gukora ni kwirwaza bya nyabyo cyangwa reka cyangwa basanga nanjye nk'umurwaza narembye oya urwaza se ubundi ibintu biri buriya babipanze ako birarya abasiba n'ufishe dene wisopfa nana ariko nuko nyine ibintu byaje kugenda uramuja amasinzi inama tuzamugira ndumva n'ubundi no kwisura yibona ko umeze nk'umuntu tuzi undi se yazifatiye mwebwe ubundi ko ubona ntacyo mutwaye yego ko mana yanjye uze ko mubiseka muri se buriya yagiye gupfa yicwa se n'ikibo ntabwo bizi nsanze yaryamye yarepfuye yagamye no guhungiza mu buhe buryo se yarwaye se yabaye iki ako ni se tudakomeje ntabwo nkomeje mbese arwaye iki nanjye mbese wumva arambaza se ndi muganga none se ni umutima umufashe se bimenyekane ni icyo abaye iki ntabwo bizi nsanze yaryamye yarepfuye barimo barahungiza ngaho mureke tujye gutabara reka tujye kureba reka dutabare hire none se reka dutabare kumbona se murakinga mu gihe kandi dufite undi murwayi tugiye kuvura mugiye kuvura mwambabare kuko mfite umurwayi mukanza bakajya kumvurira kuko mwambabare urwaye cyane se arwaye cyane nenda gupfa mwambabare ari hano epfo ntabwo bitina muze mwanze mujye kumvura yabinyinze no kuri ni mubanze noneho kinga tugereye mubanze rwose muze mubanze rero muze tunyura aha ngaha twihute ntabwo bitina none se umva banza ari bo mwana wowe ntiwihangayika ntugire ubwoba Didi wisupfa mwana Didi uri kumva kigeze he Didi uri kumva kigeze hano ako ubwoko ko umuntu apfira ku gasozi mureba riye wa ko wagiye ukorana ubushake mwana Didi abaganga baje mwana muga Didi uyu murwayi aturwariyo ari kubabara he muga ngo se mugira icyo mukora dore ngaho gira dere n'uyu yafashwe nyine arwaye gutya njye natsi twatuma kugendana mu nzira njya kubona mbona ageze ahangaha araryamye atangira gucika intege kugira ngo tumushakire abaganga ntabwo se ajya arwara wenda umuvuduko se umuntu umusaza ako nje ikintu cyamuha imbaraga ndakizi si ubwa mbere y'abarwayi isa nk'umwitegereza ureba abaganga mugira imbaraga zishika abarwayi ukuntu titegereza ureba nako mwitegereza ureba shemana we sureba iwe no banzapfuye byanyabyo imbaraga zingana arwaye Didi ako riye unagiye kudupfara kuko se kahe uwo ni uwanyuma arimo atera imigeri ubibona wowe sha muganga agiye mana Didi urapfuye koko mayi mukore muga wagize icyo ukora hasi oya do muga no muga ukora aha isi ni harwaye nese muga kanda naha kuri pinya ariko riye uwo muntu uri kuguhamagara mwana wamukubye ukamubwira ko nanjye namure uziko n'umuriro ufashe ubwoko tumira mwinshi mugira icyo mukora nuko Didi ihangane uyu ni muganga mukoreho umwumva ni muganga uwo ni we nahirya hari undi bagiye kugutera urushinge wakinze ko ntabwo natuma barunera urushinge nyarushinge ngiye kwiruka wakira ishushishe ngiye kubabwira amagambo ari gutuma barunera natume barunera ngiye kubabuza natume barunera wakomeza wirwaze wakinuwe nego yabiye kwigeraho mujya kumutera urushinge se oya umva kubwire Didi ye ntabwo ari ubwa mbere arwaye ntabwo akunda urushinge oya reka tubanze tumutere urushinge turebe oya urushinge muga ndakunyuza urushinge mu rwihorere mu mukanda kanda arakira basi mukomeze mu mukande gutya mukanda gute nese urushinge nta bundi mu ikinini basi mu nta binini twazanye muga urushinge mu rwihorere mu rusubize areka turwihorere mu rusubize mwakumva vuga ngo usubize inkota mu rwubati mu rusubize mu kinuza cyarwo muga mu mukanda waciye bugufi z'urundi muce ugufi Didi akuru kumva kigeze riye uwo muntu mwana mukupa mwihore Didi akundi mwanya uguye reka tumwegwe
sana urushinge rwo nabonye rushaka no gukora amahano mwego Didi eguka ihanga ngaho mutegure gute uretse ko muryamisha cyangwa umva mwegure ihanga Didi ihangane Didi ibi byose bizarangira Adidi naguzi gahunda naguziga nago egama mutega mwana kizini amutega uyu mufu Didi uranze uhayibuka oya reka mbona n'umusego ubu nabwo no bunyamaswa oya ushyira umutego muri niba none nashakaga niba zirimo se mutima utira neza umva ngubwire umutima wawe uratera yego we nkoraho we muga mukore nawe manura no hepfo wabwiye muganga akakoroherwa ndikumva ari ibintu bimeze nko wabiri muga reka mwere yego we na hano ku giti mu mwana ngumutwe we wamenetse ubu Didier we dere muganga w'inzobe ngukiriye wa muganga w'inzobe wahoze waradwariye mu ari he tene uri magukanda cyakoze yego we ongera we wenda nkora no kwibere n'inzobe kandi kubera ko ari inzobe akaba afite n'amabere nyine ubwo ni n'inzobere yego we none se Didi chaka kubafataho uva umuga mukande na hano ku kaguru ndabona hari mu gutera inso mwaciye bugufi noneho yego we reba katani yego we sindi muga n'umuntu arwaye we Sandra ngera mu nyancha wabona atangiye korerwa ko mu mukozi n'umuntu anshanze kugende oya we ayo igice cy'akaga Didi we reka mubwire Didi we muga ni ikintu cy'ikirusuka bakita muru kirimo kumusuka kigana ku mutwe muru amuna ari mwanze ko tumutera mutarushinge mu mukanda cyangwa Sandra umujyani wawe umuvurira akwambwa no amujyana tukaya tumuvurira ayiwe datorora garutse we ayiwe gusi umuntu ni bwoko aba nabazimu nyamara umanya ne mu masengesho Didi yarebye nasu kandi bisa nkashaka ko mu mukanda mugakanda akumva ko mu mukanda akabona koroshye mukanda agakira kongera akarwara muga ntabwo nawe udakandagira urushinge rukagwanya uko dore nawe amenye muri iki tumwakira nayo cyo gutera inka ese ko kora rwo uri mwagonyemo niba nibye yatinze no Didi muganga sura kare ko gukora kwaguru kakora ubundi abaganga bafite n'umwuka uvura ubwabo urabona ari kugukora akora muganga mugeze muge Sandra afite umuntu ngiye kuvura man wamunjaniye kuko kamujyani wawe agiye kwitsa Didi ahubwo ndabona ari gucyate akakunda sizame Didi muri cyo kintu urumva utakiruka nese ndabona Didi nese amutera umuntu rushinge niba ko mbasobanurire byose Didier we uri gushaka gupfa yambwiye ngo ntago nshaka gupfa yambwiye ngo ni ikintu bita nawe ushaka gupfa ntago nshaka gupfa ndashaka umuganga umwe muri aba umuganga akajya kuvura akajya kuvura muga mwagize maze imyaka nese uri n'umuntu arwaye ngo yaragupfuye yapfiriye indwara Sandra mujyani wawe kambwiye twajya kumuvurira iwacu mujyana sibwo nguko Didi agiye kugutwara mu rugo wakina we komeza wabwira amagambo y'ubwenge mwanjyangize uwa mugani mu njyane kiragufasha nanone ihangane muganga reka tumukire mani tumujyane mu rugo nawe mugenzi wawe we namucyura wowe mujyane we ko uri ari birya nta muntu ndi kuvuga nka mutoni muto nta muntu ndi kuvuga nka mutoni muto yaje ubu nawe nupfuye ahari koko ese wowe batinze nabo kagera igihe wahereye ubu sakwaye ngaho twagira varire urwaye iki Didi ubundi wapfuye ukareka kuruhara tugushyira mu bitaro se basi Didi tugushyira mu bitaro Didi ko muri Didier umva ngubwire mu rugo ufite umugabo uryana muga ntabwo mwabana ko muri abaganga mwiyemeje kujya mutabara ubuzima bw'abanyarwanda ikintu kibazo cya demora gikoraho nese yagiye mu bitaro mu rugo ni mu yewe inama namugira reka mucyure ngende muvurire iwanjye umva ngo Didier ngo hari ijambo ashaka kuvuga ubanza ryaba ari n'irya nyuma akitahira sinzi ikintu ashaka Didi haguruka mwana uvuga uwo wapfiriye haguruka uvuga uwo wapfiriye mpaguruka mbere ko napfiriye se wowe napfiriye abibutsa ko maze igihe ndwaye ako n'uyu